nanjye kubera ibyishimo profeti yego ni Imana ikora ariko ntabwo yegeje atakaza umwanya we ngo yokoreshe yampana Imana yamuhaye kandi nta cyadusaba naje mfite transport mbura y'igihumbi ngo ntahe ankiriza umwana ntacyo ntazi profeti nguhaye inka kadukomera Imana amashimetse cyane Mana ubyumve n'ukuri kandi Imana izaye kaduhereze Yesu icyubahiro wanesheje Golgotha. Haleluya Amen. Imana ishimwe cyane nuko uzaduherekeza tukajya gukura ubwatsi kaduhereze Yesu icyubahiro mu izina rya Yesu. Zirano yose ufite uri umunyabyaha barakubesha ntabwo aturuka ku Mana. Imana mbere yuko ivugana nawe ikeneye umutima wawe. Gira umuntu muri Kongo Imana ikeneye umutima wawe. Abantu benshi bari hano 80% mufite amasezerano apfuye ataturuka ku Mana, aturuka mu marangamutima y'abahanuzi. Wowe urabizi ko uvuye gusambana Imana irakubwiye ngo nguhaye imodoka, iyo modoka nituruka hehe n'ubusambanyi bwawe. Urabizi ko waciriye umugabo inzaratsi uraje pokea igitangaza. Igitangaza kijya hehe n'inzaratsi waciye. Mwongorera umubwire ngo Imana ishaka kukizwa mbere y'ibindi byose. Murashaka tubahanurira ibitangaza mudakizwa. Barababesha. Ukizwe mambo vipi zanyu? Mugomba gusenga tukakizwa. Muri karitsiye tukakizwa. Abagabo bababona bakababonamo Imana wa mugabo. Murabyumva inshuti zanjye? Dufite abantu bahora basenga bagahera ku wa mbere bakageza ku wundi wa mbere ariko ingeso zabananiye guhinduka, ariko bakumva bakeneye kuvugana n'Imana ariko ntibakeneye guhinduka. Bwana Yesu asifiwe. Ubu nkoze umukwabo hano nafata bakuyemo amada, nafata baciye abagabo inyuma, nafata babasasiye inzaratsi, nkora umukwabo mu birebe barimo hano. Hombeka amaso yawe aho uri, hombeka amaso yawe. Sinkeneye kundeba, hombeka amaso yawe. Bwira umutima wawe ububwire ngo kino cyaho urabizi ko cyangiza imbata, ububwire ngo ndashaka kukireka. Hombeka amaso yawe ubwize Imana kuri mama kureba urareba iki. Hombeka amaso yawe ubwire Imana ngo nkeneye umutima wanjye kongera kwezwa. Hano nta mitereto tuba dufite, wowe kunkanuriye amaso, hombeka ayo maso yawe ubwire Imana ngo nkeneye ku mutima wanjye wongera kwihana ugakizwa. Bwira umutima wawe ubwire ngo nkeneye ko uyu mutima wongera gukizwa. Hombeka amaso yawe ubwize Imana ukuri. Imana iragukeneye hanaya masata yabo ko wowe undeba. Hombeka amaso yawe wowe kundeba. Yabuze urugamba ufite, yabuze urugamba ufite imbere yawe. Tate bwize Imana ukuri, uyibwire ngo ndagukeneye Yesu. Holemasa ya motere. Hombeka amaso yawe. Anje bwira Imana ngo ndagushaka. Ihane cyangwa nkurondorera imbere y'aba bantu. Ihane mu mutima wawe cyangwa ngo utamarize muri aba bantu. I'm serious. Ibintu byo kuzaza mbasengera mufite ibyaha wapi? Hombeka amaso yawe ubwira Imana ngo ndahaze, ubwira Imana ngo sinkeneye gukomeza kuba imbata y'icyaha.
y'icyaha. Abantu bo batakureba wowe n'Imana mumeranye mute? Ombeka amaso yawe, Imana igutabare. Mama, Imana igutabare. Imana yumve amashimwe mu mutima wawe. Intambara uri kugwana Yesu azirebe, amarira yawe Yesu ayarebe, uko guturiza kwawe Imana Yesu akurebe. Mwabagabo mwe Yesu abatabare. Ufata icyemezo nibwo butware. Bwiza Imana ukuri yibwire ngo Mana ndambiwe inzoga, ndambiwe ingeso ngenderamo. Imana iragukunda. Imana ikunda abakobwa bafata icyemezo. Imana ikunda abagabo bafata icyemezo. Imana ikunda ababyeyi bafata zo. Reya mama sete. Komeza wihane ngiye gusenga. Mana nyiribihewe, komeza wihane ngiye kugusenga. Handa ya boshele kogwa n'isoni z'ibyo nakoze. Uravuga uti nshuti yanjye humura. Ngiye kugusengera Imana nyuma yo gupfa. Ndabona Imana igiye gukora imirimo. Haya babasata ya boshirga uzukana imbabazi ngo mwitegereze kogwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwiye uti nshuti yanjye humura. Komeza wihana, Imana iri kumva kwihana kwawe. Umwitegereze kogwa n'isoni z'ibyo nakoze. Uravuga uti nshuti yanjye humura. Ninje nakwicishije Mana we, twakoze byinshi turaje. Nakoze ibibi aba ni wowe upfa. Oriya mama sinde wakwemera kuno wakozwe n'isoni mu ruhame bakwambitse. Turakumva Mana nyiribihe. Wari wibereye mu mutuzo ijuru ryose rigusingiza udaca. Wari wibereye mu mutuzo ijoro ryose rigusingiza urudaca. Nyuma yo gupfa warongeye urazuka. Uko gusenga kwawe kugiye guhindura byinshi. Ntiwazukana inzigo, uzukana imbabazi. Ngo mwitegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye humura. Ngo mwitegereze, mwitegereze kogwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye humura. Ndabona abantu barimo bararira amarira yo mu mwuka. Ngo mwitegereze kogwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye humura. Ngo mwitegereze, ngo mwitegereze kogwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye humura. Ngo mwitegereze, ngo mwitegereze kogwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye humura. Ngo mwitegereze, ngo mwitegereze kogwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye humura. Vuga profeti biganza, Imana ingongera amavuta. Amen. Imana gusesekara umutamana yiyongera. Imana ishimwe cyane. Amen. Ndashima kubw'umwana wanjye wakiriye aha, nkashima no kubwanjye. Naje ntakandagira kambanze kuri njyewe. Imana mwantere gisirimbi hano nkabyinaho. Abantu bafite igisirimbi mutagira ngo wenda ndabeshya. Naje ntakandagira nkirira hanga. Sirama agasirimba gake.
amen. haleluya. ngira ngo murebonye ko nakize, ivi ryaraje rirabyimba nta kintu kirizanye, ndababara, ububyimba kujya buzamuka hafi kugira mutima, ariko na telefone kuri WhatsApp nakwerekana bati ni kanseri. Imana ishimwe cyane. Ntabwo se kanseri za mu munota umwe ko nari muzima. Yesu ashimwe cyane. Ahantu hari Imana. Umwana wanjye yaramaze imyaka 2 arya ikintu cyose aruka, n'amazi akagaruka. Ngira ngo bareba kuri iki bumwara birebaga. Noneho barambwira ati nizuze imyaka 2 iyo myuka mibi umwana wazapfa. Tegereza urupfu rw'umwana, nsaba Imana kuzabyakira. Ariko akaba ari umwana nkunda cyane, kuko n'udukobwa 2, kamwe twaragashingiye nashigaje kamwe, ariko akankunda cyane kurusha abandi. Nubwo ati mama ko mpfuye nkusize he, iryo jambo rimbamo rirambabaza, nkamureba Ababyeyi bafata umwana. Haleluya. Ni wa mwana wampuzaga amarira aho ndi hose. Imana ishimwe cyane. Umwana aza hano, profete aramusengera. Umwana ubu ni inkumi, profete kabebe, tumwita kabebe. Kabebe ni inkumi, Imana amashyi. Haleluya. Reka rero nsoze mvuga ngo cya gihe Mariya na Marita